kabisa. Iyi ngiyi yamukwira inshuti. Yanda ntabwo yajyamo. Ese ni ukuzamushakira izi ngizi nk'igiki agufasha. Jesuda ni inshuti yawe ku buryo wavuga ko inda ye ari nk'igifu cy'imboga. Nawe ntabwo yajyamo. Ese Jesuda ntabwo umuzi? Ladies and gentlemen, call me the Doughboy sent by God DJ Diddyman Dope D. Of course, namaze kubabwira yuko rero ubu ngubu ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye nuko bizajya bitambuka kuri DJ Diddyman Dope D. Ni channel yanjye ya YouTube, reka ngusabe ukore subscribe, reka ngusabe ufungura akazogera kugira ngo ibiganiro byinshi cyane ujye ubikurikirana ahangaha. Ni umunsi ku munsi update nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ngiye kuzagenda mbatamo ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye, haba muri entertainment nkuko mwari mubimenyereye kuri Magic FM, ndetse kijyanye na upcoming artist, kijyanye na abahanzi nyarwanda, byose rero bigiye kuzajya bitambuka kuri DJ Diddyman. Aho ngaho rero ni kuri channel yanjye ya YouTube. Reka nongere mwifurize kugubwa neza, reka nongere mwifurize kugira umunsi mwiza urimo kureba kino kiganiro. Niba utameze neza, Uwiteka abirimo araza kuba abikurikirana, ushobora kumera neza ejo, ariko nanone ni wihebe kubera ko wenda ngo hari igikuba cyacise. Iyo ubuzima ukibasha guhumeka, ubuzima burahinduka kandi ushobora kumera neza bitewe nuko umeze. Rero muri aka kanya nagira ngo mbanze nkore introduction. Mwe mumaze iminsi mubona ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye, mubona abahanzi bamwe na bamwe batambuka kuri channel yanjye, abarimo kwikurikirana ubu ngubu. So iyi ngiyi ni nka officially kukubwira ko DJ Diddyman afite channel yitwa DJ Diddyman. Aho ngaho rero akazaba ari bazajya atambuka ibiganiro byinshi cyane bitandukanye. Nimero zanjye za telefone nshobora kuzikugana 0784039810. ushobora no kuzireba muri description hasi, aho ngaho zajya ziba ziriho hose. ushobora no kutwandikira kuri email yanjye ariyo djdiddyman.d@gmail.com ku biganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse n'ibikorwa byawe hano dushaka kubyamamaza. Nkakoresha n'imbuga nkoranyambaga zanjye, hose ni DJ Diddyman Dope D. Reka nifuze ko, reka nkwifurize kuzabana nanjye neza mu gihe cy'imyaka yose nsigaje ku isi, kubera ko ntago ibi biganiro bizigera bihagarara gutambukaho. Ahangaha duherereye rero ni hamwe muri location already twamaze guhitamo mu buryo tuzadukoramo ibiganiro bigiye bitandukanye, ndetse n'abantu bagiye batandukanye, ndetse abifuza kuzaba bakora ibiganiro tuzatumira hano, ndetse nawe ubwashobora kudutumira tukazatuza tugakorana ikiganiro aho uri, bitewe n'uburyo ubishakamo cyangwa bitewe n'impamvu runaka. Byashoboka ko ushobora no kuba utameze neza, ariko ukaba wifuza kuba hari ubutumwa watanga cyangwa message. Turumva ko byadusaba kugusanga aho uri, ariko ahangaha niho bigiye kuzajya bibera. Nta bundi buryo rero uretse kuba wakanda kukazogera, ndetse wamaze gukora subscribe. Comment nyinshi cyane, amakuru ni menshi cyane, imihanda hariho byinshi cyane. Hari amavideo ndimo kubona agenda ndimo kubona acicikana, ndetse nawe hari aho wabonye. Nabonye hari n'umusore bamaze gutangira kwiha bamaze gutangira gutamo, ati gute ashobora gufata inkoko akayikorera ibintu nka biriya. Icyo nakubwira cyo ni uko uriya musore wenda nta kantu batayemo kugira ngo abakangure cyangwa mwongere mumuvugeho, mwongere munamurebeho. Afite ibikorwa byinshi cyane bagiye gushyira hanze muri no minsi. Hari ibikorwa byinshi cyane bagiye kuba babagezaho, bagiye kuba babaha bijyanye na music. Urumva rero ko nayo nta kubura, wongere wibuke ko yari umuhanzi mwiza cyane, kandi n'ubu ngubu bagufite ibikorwa byinshi cyane agiye kugenda akuzanira. Uwo wundi rero ni Aime Brimstone, wamaze kuba agaragara mbere y'uko yotsa inkoko ngo ayirye, yabanje kuyirya finga. Urumva rero ntabwo ari ibintu biba birenze, nawe ushobora kubyirebera aho ngaho, ariko nyine nanone bikaba ari ibintu ushobora gukora nyine, cyangwa ukaba wabikurikirana neza cyane. Bazo ngugure agasengeri se, ngugure agasengeri. Umukobwa ngo araje ngo abanza mvugiye kuri telefone. Ni gutyo business zikorwa. Atereka mbanza mvugiye kuri telefone, ubundi mbone kuza kuguha kuguha isengeri. Ahantu tuba turerega n'utuntu twa make turahagera. N'utuntu twa make turahagera, bigenze bite se? Ubonye iki se? Shano no pazo turi kumwe hano
baza turi kumwe hano nimba ikiganiro tuzatugikorana gute ko mwana biza tuzatubikora ikiganiro kirangire ko mbona uba wirebera so rero reka nkubwire ko mu kiganiro cyacu rero tugiye kuzaba tuba turi kumwe nabo mu baterankunga bagiye batandukanye undi twatangiye no gukorana. Reka nkubitse ko ushobora kuba wanyarukira kuri Forabet ukaba wabetinga ukaba wakina akadege aho ngaho rero nabwo kakashobora kuba kaguha n'amafaranga menshi cyane ukoresheje Forabet. Rero amafaranga yo urayinjiza byatari. Rero nawe nimba wifuza ko tuzatukwamamariza mu biganiro byacu amarembo arafunguye, wowe banza ukine Forabet ubone amafaranga y'igishoro, numara kunguka cyangwa numara kubona business wayitangiye uze tukwamamarize, ariko nanone ubikesha Forabet cyangwa akadege. Call me the dope son by God DJ Diddyman Dope D. Hari umuntu mukanya umbwiye ngo arashaka kuzajya dutama inkoko, urumva ngo arashaka kuzajya dutama inkoko ngo mu kiganiro cyacu. Gusa muzamureba ikiganiro buri munsi n'inkoko ngo nta wundi rero bahita bamwita nshuti w'inkoko. Akaba ari n'amazina akoresha kuri za social media ati ni inshuti w'inkoko. Ati Diddyman rero ngenda ndashaka kuzajya nkutama inkoko, ndashaka kuzajya nkutama inkoko buri gihe, ndashaka kuzajya nkutama inkoko buri mu kiganiro. Ubwo mwitegure ko buri kiganiro cyose rero tuzajya dushyira gute, tuzajya twitamo n'inkoko byatari kugira ngo ibintu bimere neza. Wa mujama yagarutse gucuruza se amaze kuvugana kuri kujya kuri telefone. Umusa uraza dukora ikiganiro tunagura se? Muzane kano gatebe ugashyira hano pazo cyane na gatebe nikorera ikiganiro n'umusaza, uhagaze wicara hano turagura tuzaya tureba n'ibiciro ukuntu biba bihagaze rwose. Ntabwo ushaka kwamamaza business se? Uyu mwenda urangura icyatanu ukagurisha 2,500 cyangwa 2, ubwo buriyeho 500. Aka gasengeri se ubona si umupira baciye amaboko? Urabona ari isengerera za sengeri zo kwambara ukaba wanakitemberera. Buno buri mwenda wose uba ufite uba waruranguye 500 ukajya kugurisha 2. Uba ufite n'amaboxer harimo amaboxer yo uyarangura gutako dusengeramo kuma n'utwabana twose ndimo kubona twose ari dutoshye. Zimwe za Jeswiza tumugurire ka gift. Ndashaka kuzamuha Imana. Jeswiza urashaka kuzamuha Imana? Ngiye nawe yarashaje. Isengeri yarashaje umusa. Isengeri yarashaje kabisa. Ngiye yamukwira inshuti. Yanda ntabwo yajyamo. Ese nuko uzamushakira izi ngizi nk'igiki agufasha. Jeswiza ni inshuti yawe ku buryo bavuga ko inda ye ari nk'igifu cy'imboga. Ntabwo yajyamo. Ase Jeswiza ntabwo umuzi? Jeswiza si umuzi se? Gasuku ntabwo umuzi? Gasuku ntabwo umuzi? Gasuku iriya nda ye ni icyitegererezo. Umugabo hari abagabo bariye umusa, hari abagabo bariye amasengeri yo rwose ndabona ntazi ukuntu biba bimeze. Nubwo wanze kujya kuri kamera, so waje kuri kamera tukaganiraho gatoya. Ntago bakumva aho ngaho uri kure. Wowe waza no kuri kamera tukaganiraho gatoya. Izi ni za pazo. Ntago twakujya.
boxer zo zirangura gute? Oya ndavuga urangura gute boxer? Uyirangura kibiri ukayigurisha ngahe? Ukayigurisha bitatu bitatu ukaba tufataho senyisa ukayatahungukiraho rimwe zose igihumbi. Umusa waje tugakorana ikiganiro nkagura abantu bakureba nkaba naraguze n'umuntu bamureba. Ntago bakubonye. Icara hano tugure wana ngwino dukuri. Nyenda guha amafaranga. Ngwino guha amafaranga ariko wowe ngwino hano. Ubuzima i Kigali ntago buba bworoshye. Ubuzima i Kigali ntago buba bworoshye. Bazo hari amakuru se mashasha uyu munsi cyangwa twe dufunguye cano gutya gusa nta kibazo. Hari amakuru mashasha. Dorari menshi. Dorari menshi ejo tuzaba turi kuwa kane. Azaza Nyarwenya muri Genesis. Indi makuru nuko harya abayikira. Ejo kuwa kane ikiganiro cye kirara kigiyeho kigiye kwita kijyaho. Ejo kuwa kane hari Genesis Comedy Show ndetse haraza kuba harimo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali tuganiriza byinshi cyane ku bijyanye na policing z'umujyi wacu, dore ko nabonye hari na topic azatuganirizaho. Rero muri Gen Z ntago ari urwenya gusa, hari n'uburyo bwo kumenya umujyi wacu, icyifuzwa mu mujyi wacu, icyo twakora mu mujyi wacu kugira ngo ukomeze use neza, abaturage bawo babe smart. Rero biciye muri Gen Z mu rubuga rwo gusetsa abantu, iseka rusange nk'urubyiruko ruba ruhari, abantu bakuru mwitabira Gen Z ntago mugomba kubura, mugomba kuzaza kugira ngo tube turi kumwe na meya umujyi wa Kigali, harya bari meya ni governor umujyi wa Kigali, kugira ngo atuganirize byinshi cyane byo bitandukanye. N'abanyarwenya harimo Ramujani wo muri Amerika na Clapton Kibonka azaba arimo, nabonyemo na wa mujama w'i Burundi Sengazi nawe azaba ari muri Gen Z ku munsi w'ejo. Harimo n'umugande Alex Muhangi nawe akazaba ari muri Genesis Comedy. By the way, after party ya Genesis Comedy ni muri Antonov. Antonov niho naho bizabimo kubera, ni naho azabera after party ya Genesis Comedy. Abantu muzava muri Genesis muzahita muza muri Antonov kugira ngo nanjye nkomeze mbakubita umuziki umeze neza cyane. Abantu rero muzi ko kuryoshya ari ibintu bya mbere, mujye mumenya ko binaruhura mu mutwe. Update ndakeka zari izo ngizo. Update ni izo ngizo n'ibijyanye na show, ariko noneho ibiganiro byo ni byinshi cyane mugiye kuzajya mukurikirana kuri Dop D cyangwa kuri DJ Didman Dop D. Iyo ni channel yanjye ya YouTube ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zindi zose mugiye kuzajya mudukurikiraniraho. Reka mwifurize kugubwa neza, reka mwifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana muri wowe, muri Kristo, ndetse ukaba urimo neza cyane. Ubwo rero gahunda niyo ngiyo. Reka tuzongere mu bindi biganiro by'ubutaha. Uyu munsi nuko twagira ngo tubamenyeshe uburyo channel igomba kubihagaze, ndetse tuzagenda tureba streets comment station z'abantu bagiye batandukanye, naho tuzagenda tunyarukirayo tunareba abagayi bose bo kuri streets, tugenda tuganira ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye, dore ko ubuzima bwa butoroshye. By the way, kuremerana byo ni ibintu bisanzwe, nzakomeza kubaremera nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro. Nabwo tuzajya tureba uburyo tuzajya turemera abantu bagiye batandukanye, ariko nyine nanone bakeneye bafite bari muri nuze zo kuremerwa, muri make bakeneye icyo kintu bagikeneye kabisa, ubundi tukabaremera. Reka babwire ngo ciao ciao. Nita DJ Didman the Double Sent by God, Apotre vuba vuba, Afande vuba vuba, ibintu byose tubikora vuba vuba. Ciao ciao.